ubundi when you say that somebody knows a language, ubundi niryo tujya tuvuga ko umuntu azi ururimi. We say that somebody knows a language when he can understand and communicate effectively in it. Iyo umuntu yakumva ururimi ndetse akanaruvuga akavugana n'abantu, uwo muntu aba azi ururimi. Agomba kuvugana n'abantu batandukanye ndetse bavuye mu byiciro bitandukanye ndetse n'ahantu hatandukanye kuko bakoresha urwo rurimi. Did I mention flawless? Mu bintu mvuze bugize wumvamo flawless, kudakora ikosa. Did I mention perfection? There is no perfection. Nobody is perfect. Ibintu byo kuvanga rero ngo perfection, ntabwo perfection ibaho. Perfection is obviously an illusion. Ubundi perfection ni ibintu abantu bishyiraho bavuga ngo I'm perfect, ariko nta muntu waba perfect 100% kudakora ikosa. Uzabona wandika ibintu abantu baze muri comment yawe, wowe uri kubyandika ntabwo birambaho, ariko nanjye wenda byambaho because I'm not perfect. Baze bakubwira ngo wakoze amakosa, ngo vuga bino, yego it happens, ushobora no kubikora kandi uzi ururimi. Even native speakers, havuyemo twebwe na native speakers cyangwa se second language speakers, n'aba native speakers bakora amakosa. Rero gukora ikosa it is normal, ibyo bintu bibaho. Rero niyo mpamvu umunsi giye kubwira ibintu bitanu byerekana ko umuntu azi ururimi. Wiha amanota nusanga ufite 80% urabazi ururimi, icyo urabusigaje ni improving. Nawe rero utazi ururimi, kumva ibyo bintu ntabwo bizi, nicyo gihe cyawe ngo uze wige. Yego waza ukiga online, twigisha kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu, kandi twigisha gatsinsa nk'ice n'amasaha abiri aho waburi hose, kuko dukoresha uburyo bwa remote learning, n'uburyo bwa online aho waburi hose ku isi, kuri mu Rwanda, muri Afrika, i Burayi se, muri Amerika n'ahandi. Ariko ntaragenda, UNESCO mu bushakashatsi maze gukora igaragaje ko abantu hagati ya 20% na 40% bacikiriza amashuri cyangwa se bacikiriza ibintu bari kwiga. Ntago ari amashuri kwiga ngo muri primary secondary gusa, oya. Na hano ariko 31% by'abantu bareba zino video zacu ntago bazisoza. Wumva ikintu ubundi kugira ngo ugere ku ntego utangira n'utuntu dutoya, wiha utuntu tw'iminota 2, iminota 3 ingahe ukabigeraho. Rero iyo urebye video umunota umwe, no kuva wenda kuvuga tips enye, none ukarebamo weho umunota umwe, bavuze ngo weho urebye tip imwe. Niba ari kukubwira wenda nk'ubundi kukubwira indicators, ibintu umuntu agomba kuvuga ati nzi ururimi kwa ko afite ibyo bimenyetso. Wakumva kimwe, wakumva igifite ugahita batubonza ururimi, ntago ubusoje video. Ni nko gufata imiti muganga yaguhaye, wenda yaguhaye imiti kuzayifata icyumweru, ukirira ku wa mbere gusa ari ya malaria, wakumva bigabanutse ugahita uvuga ngo okay, ubwo nakize. Ntago ubikize rero. Niyo mpamvu kukubwira bino bintu. Usoze ino video, nibigukundira nibitagukundira uzayikomeze, wibuke gukora na subscribe. Rero the things that I'm going to tell you are very important and I just want you to listen to them. Ibintu byo kubwira rero ni ingenzi, nshaka ko mubyumva byose. I'm going to tell you 5 indicators of language proficiency. Ni ibihe bintu ubundi bigaragaza umuntu uzi ururimi. Ino video nayikoze nyuma yo gusoma ama comment, abantu bambwira ngo ubundi ko muhara muvuga ngo gutya mutubwira ngo kwiga, ubundi niki cyerekana ko umuntu azi ururimi. Ibyo ngiye kubwira muri ino video, harimo ibitekerezo by'ibyo nize muri kaminuza, ariko nanone hari byo akoze ubundi bushakashatsi. Nuko ngukoreramo video ngufi, uze kwihangana uyirebe uyirangize, nuko wiha amanota umbwire ngo ngende kuri uru rwego, ubimbwiye muri comment. Rero nyemerera ntangire. The first indicator is what we call understanding what others say. Kumva ibyo abandi bavuga. Iki nicyo twita listening comprehension. Listening comprehension ni ubushobozi bwo kumva ibyo abandi bavuga. Ugomba kumva iki rero? You listen to instructions, you listen to other people saying, you listen to radio, you listen to movies. Iyo wumvishe movie turayireba, ariko none hari tuba turi no kumva. By the way, iyo bari kuvuga movie uri kumva ikintu bavugamo, ubyumva kuri rwego kuko ntago nshaka kubyumva 100%. Iyo ugiye hano aho ngo tap, urabyumva sit down, stand up, give me my phone, cyangwa se open the door. Iyo umuntu akubwira ibyo bintu ubundi urabishobora kubyumva. Iyo tap and go, iyo nayo ni yindi instruction. Do you listen to those instructions? Niba ushobora kumva izo instructions, bimwe bya indicators that you know the language, birashoboka ko ururimi uruzi, ariko ntago ari urwonyuze kumva indicators zose. Wiha amanota nkuko nabikubwiye 80%. Aho rero ni listening instructions. Ariko do you listen to the conversation between two people? When two people are communicating, do you listen to that conversation? Iyo abantu babiri bundi bari kuvuga, wumva ibyo bavuga. Ibyo nabyo rero biba muri listening comprehension. Ugomba kumva niba nk'abantu babiri bari kuvugana, kumva niba uri kubyumva. Icyo gihe uri kubyumva, nabyo ni indicator nyine. Kumva hano turi kuvuga ku bijyanye n'imyumvire, ntabwo turagera mu bindi. Niba rero wumva ku bantu babiri bari kuvuga, nabyo ni ibintu byerekana ko ushobora kuba uzi ururimi. Rero
ntabwo ari ibyo gusa, hari kumva amatangazo bavuga kuri radiyo, amatangazo notice, hari kumva movies, hari kumva amakuru kuri radiyo. Iyo bayavuze muri target language, twebwe aba target language ni Icyongereza, urabyumva ibyo bintu, urabyumva. Niba wumva ibyo bintu rero, it is an indicator that maybe you know English. Kuko turi kwivugira ku Cyongereza rero, banza wumve niba uri kumva kuri izo instructions, uri kumva kuri ayo mabwiriza, uri kumva ku byo abantu bavugana ari babiri n'ibindi bitandukanye. Iyo ni first indicator. The second indicator is what we call expressing ideas clearly. Uzi ko expressing ayo ideas, ko expressing nyine gutanga ibitekerezo byawe se. Ubwo turi kuvuga kuri speaking ability, turi kuvuga noneho ku bushobozi bwo kuvuga. Iyo turi kuvuga ku bintu bya speaking ability, we start by introducing yourself. Uzi ko introducing, wenda njye nshobora kwivuga I'm Diogena, I'm an English teacher, I live in Kigali, maybe I'm single. Ushobora kubivuga ku kintu cyose, iyo ushoboye, ibyo udashoboye. Icyo nicyo tubanza muri speaking ability, tureba ubwo bushobozi, urabanza ukivuga. Then ikindi, using English while asking questions, gukoresha Icyongereza noneho uri kubaza ibibazo, icyo twita questioning. Ushobora kubaza umuntu where are you going, okay, how much is this, kubaza ibibazo bitandukanye ukoresheje ariko target language. Niba ari ururimi uri kwiga, niba ari Icyongereza, uzi kubibaza ukoresheje Icyongereza. Iyo ushaka kubaza ibibazo ujya ukoresha Icyongereza bigakunda. Niba ugikoresha, that is an indicator that you know a language. Another one is what we call giving opinions. Wowe ufite igitekerezo, ubuzi kugitanga muri target language. Igitekerezo, maybe dufite nka topic, urugero nshobora kuvuga ngo money is more important than love. Amafaranga ni ingenzi kurusha urukundo. Then do you know to speak from your side? Ubundi gutanga igitekerezo cyawe nyine uruhande wewe uriho. Niba kuko ntabwo navuze ko amafaranga ari meza kurusha urukundo, ushobora no kuvuga ngo love is more important than money. Yego, birashoboka. Noneho wowe ku ruhande rwawe rero, you disagree with something or you agree with it. Wemeranya nacyo se cyangwa uragihakana. Ibyo rero ugomba kubikora. Aho bibera akaga rero nibyo twita public speaking, kuvugira mu ruhame. Uri gutanga ibyo bitekerezo, you are giving your opinion, but you know to express it in public. Are you sure you know that? Niba uzi noneho gutanga igitekerezo mu ruhame, kuvugira muri public, ushobora kuba uzi ururimi, aho ngaho uba uzi ururimi. Ariko abantu benshi bashobora kubinanirwa. Some people are afraid of speaking in the public kubera impamvu zitandukanye. Maybe their vocabulary, their confidence, that is the key. Confidence, and when confidence is the main key. Nyine kuba udafite confidence birumvikana, ukaba udashobora kuvugira mu ruhame, nacyo ni kimwe. Rero ntabwo bavanguza Icyongereza ngo ariko icyo udafite ni confidence. Kubuza ururimi bijyana na confidence zo kuvuga ibintu ushaka ukoresheje rwa rurimi. Icyo rero ni icya kabiri. The third indicator is what we call understanding and reading text. Noneho ni ukumva amatekste ndetse no kuyasoma. Gusoma ni kimwe, ariko se undi usomye ibintu uri gusoma urabyumva. Understanding comprehension. Ugomba rero kumenya niba ibintu iyo bisomye ubyumva. Ntabwo ari ugusoma gusa ngo passing oya. Ubwo dusoma iki? Dusoma social media post, ibyo bapostinga kuri social media. Iyo Radio Rwanda yanditse ibintu urabyumva, ukumva icyo bari kuvuga. Iyo undi muntu ukoresha Icyongereza abipostinze, iyo usomye story, iyo usomye paragraph, wumva ikintu kirimo. Iyo se usomye iretere bakoherereje urabyumva. Ibyo rero ni indicator. Niba ubyumva, Radio Rwanda ya postinga, izindi radio se, ibindi bitangazamakuru, notice, amatangazo n'ibindi, iyo ubyumva byanditse, iyo ni indicator ko uzi ururimi. Nta kibazo rero ugomba kugira cyo kugenda wishinze amakosa wumva uri umunyantege nke, ahubwo icyo bagakoze ni ukimprovinga. Nta level yanyuma ibaho ku buryo utakimprovinga. Oya, buri gihe ugomba guhora wiga, kandi buri rwego uriho rukaba rwiza kurushaho. You have to do better. Ugomba gukora nyine byiza kurusha ibyo wakoraga mbere. Rero making sure ko iyo usomye story, ugasoma paragraph, n'abasoma ibitabo ubwo birumvikana, ugasoma amatangazo. Ubwo rero iyo utarabimenya, uba ugifite gukoresha imbaraga nyinshi cyane ngo ujye wumva ayo social media post, wumva ibyanditswe ahantu henshi hatandukanye. Icyo gihe rero iyo utabyumva nyine urumva harimo ikibazo. The fourth indicator is what we call writing skill. Noneho hari ukwandika. Abantu bashobora gukeka ko kuvuga gusa, mba numva y'abantu bari kuvuga bashaka kumenya ururimi cyane, bava ngo nge nshaka kumva gusa, nshaka kuvuga. Ntabwo ibyo bintu byonyine bihagije, ahubwo se ushobora kuzavugana nawe none ukeneye kwandika. Maybe sometimes when you're writing, we use WhatsApp, we use Instagram, we use different ways. Dukoresha uburyo bwinshi iyo turi kwandika. Rero iyo uri kwandika se kuri WhatsApp, wandika mu Cyongereza bigakunda, kandi you have to write something that people understand.
ugomba kwandika nyine ibintu abantu bari bwumve, ntago wandika ngo uze kubyisomera ya wandika ibintu abantu bari bwumve. Are you communicating by writing? Nose uri kuvugana n'abantu wandika nyine bijya bikunda, niba ubikora bigakunda iyo ni indikera. Wandikirana kuri WhatsApp, wandikirana amaretle, wandika maybe ushobora no kwandika mu ikayi cyangwa kwandika hari utuntu twa kera twandikaga twitwaga ngo utupetimo, making sure rero niba ubyanditse abantu bari bubyumve biraza gukunda nyine bakumva icyo washakaga kuvuga. Niba batabyumva you don't know a language, ntabwo uzi ururimi, rero you have to work harder noneho improvinga level yawe, kandi birakunda through practice and consistency it happens. Ibi birakorwa nta mutabikora it's doable. Rero iyo abantu babikoze bigakunda nawe wabikora kuko nagariho munyantege nkeya. Iya nyuma ari naho ruzingiye niyo twita using English in real life situations. Noneho mu buzima busanzwe ubundi ukoresha icyongereza. Maybe you are shopping, ordering food in the restaurant, iyo uri gusaba ibiryo muri restaurant, aho ngo ubundi n'icyongereza tuvuga ngo using English in real life situations. Ukoresha noneho icyongereza mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe uzajya ku isoko, you will need bargain. To bargain ni guciririkanya, yego. Bargaining power matters. No bargaining power hirakora. Hagati aho shout out ku bantu bazi ku bargaining, hari abantu bazi guciririkanya babizi neza cyane, shout out to them. Rero icyo gihe you make sure that you use English in real life situation. Ahantu hose ugiye ntago bisaba ngo wabipanga, ahubwo iyo ugeze muri situation gusaba gukoresha icyongereza uragikoresha. Uhuye n'umuntu babaye wakoresha icyongereza, ugiye kwa muganga wamenya kuvuga ibyo urwaye bakaguha imiti. Know how to talk with old people, young cyangwa se bari muri generation yawe. Gukoresha icyongereza bisaba nyine aho wisanze ari gukoresha. Niba ugiye gushopinga, abenshi muri twebwe nka gatatu mu cyumweru dushobora kuba tujya gushopinga ku isoko se cyangwa kuri shop isanzwe. None si ugezeyo ugasanga bari gukoresha urwo rurimi, uzi kurukoresha se? Niba utazi kurukoresha nicyo gihe noneho ngo ugiye ahantu batangira gukora ama debate, ugira confidence, wiga grammar, noneho ugatangira gukoresha icyo cyongereza cyangwa se urundi rurimi uri kwiga. Ntabwo ndi kuvuga icyongereza gusa uyu munsi, ndi kuvuga ururimi rwari rwose uri kwiga. You need to study, you need to improve and you need to work harder. Ukeneye nyine gukora cyane. Noneho when you work harder, this gonna pay off. So I have told you 5 indicators of language proficiency. You have to make sure that you are good at least 80%. Maze kubwira ibintu bitanu byerekana ko umuntu azi ururimi. Bako nabonye video ndende zibowaringa somehow nabihine mu ka video gatoya. Nusanga ufite 80% y'ibintu navuze urabuzi ururimi, ariko this is not your stopping point. Nago ari cyo gihe cyawe cyo guhagarara, ahubwo ni igihe cyo gukoresha imbaraga noneho ngo ugere ku rwego rwiza. Yego birashoboka ko usanze 80% noneho ubishobora, ushobora kuvuga, ushobora kumva, ushobora kwandika, ushobora se codaringa ibintu, kumva instructions, ndetse ukanakoresha ururimi ahantu wisanze. Ariko ibuka ko mu rurimi duhora twiga. Komeza wige kandi ndabizi neza ukuziga cyane niko uzagira ku byo ushaka. Ni byiza dukoresheje ururimi neza, ariko wibuke ka kantu ngo flawless, gukora amakosa. Flawless iyo ntago ibaho. Nababwiye ngo nicyo twita illusion. Bigaragara nk'ibibaho, nibyo abantu bashaka kuvuga, ariko kudakora amakosa mu rurimi ntago bibaho. Abashakashatsi bavuga ko bitabaho, ndetse n'abantu bakoze amatheory menshi ku rurimi bagaragaje ko bitabaho. I thank you. Bye.